reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda uhirwa cyane n'ibyo ukora bya buri munsi. Niba Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ku makuru menshi, amakuru aba agezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru aba acicikana mu Rwanda ndetse no hanze rwo, n'amakuru ubutasanga ahandi, trending stories nk'ibisanzwe ndetse n'amakuru aba agezweho cyane cyane mu myidagaduro. Ni Fyve-tvrwanda. Uro utarakanda subscribe nyaboneka bigenze ukuntu, hanyuma tujye tubana buri munsi makuru yerekeye cyane imyidagaduro. Njye ni The Fyve, kiganiro ni The Cruise Show. So guys, uyu munsi nshaka ngo tuganire ku kintu cyerekeye gospel music. Impamvu ngira ngo ejo ni mwarabibonye, ISRAEL MBONYI ubwo yari mu mujyi wa Kampala yakoze igitaramo, nanjye ubwanjye navuze ati wow, you know, kubera iki? Kubera ko ni igitaramo cyiza, igitaramo cy'amateka, ariko none igitaramo gifite ibintu byinshi kivuze. Nahoze mbona amavideo, abantu barakubise baruzura, abantu baririmbanaga na ISRAEL MBONYI indirimbo uko yakabaye, you know, abantu donc ni ISRAEL MBONYI navuga ko afite abantu bamukunda kubera ko impamvu mvuga ibi ari i Kampala, ari Nairobi, yakoze igitaramo turavuga twenda yarasanzwe hakunzwe, yarasanzwe afite indirimbo za Swahili, birumvikana ko ni mu rugo, you know. So as i Kampala abantu bamwakiye, tubona ni ibintu bisanzwe ariko bidakaze cyane, but sure, you know, nahoze mbona ku mbuga ze abyishimira cyane, na celebrate cyane, avuga ngo ni unforgettable moment, ni ibihe bitibagirana kuri we, ibifasha nk'ibihe bitibagirana, nk'ibihe cya kintu kiba kibaye mu buzima bwo kavuga ati wow, kubera ko ntago cyaherukaga, donc abantu barishimye kugeza ku byishimo, navuga ko ari final. Nuze kureba uburyo ki abantu audience uburyo yamwishimiye, abantu bacanye amatara, ngira ngo murabibona mu kavideo twagiye dushiraho tubereka, performance yari nziza cyane, hari muri Kampala agaragaje urukundo. ISRAEL MBONYI ni umwe mu bahanzi bakuru cyane cyane muri iki gisata cya gospel, afitemo amateka, yageze kuri byinshi, yagiye hanze y'u Rwanda, yafashe indege ajya muri Canada, yagiye mu Bubiligi, yagiye mu Budage. ISRAEL MBONYI yamaze kubaka izina muri music, yamaze kugira izina rinini, kugira abakunzi batandukanye. Nuza kureba urugendo rwe kuva muri 2012 niho muzi azamuka, ni ISRAEL MBONYI wagiye agira abantu ba hafi, ariko nanone turimo turagenda tubona
abantu donc abahanzi bagenda bava muri gospel muri secular bajya muri gospel, kubera ko gospel music isigaye shining, isigaye ishashagirana, isigaye navuga ko yabaye ikindi kintu, yabaye ikirango, yabaye everything. So navuga ko personally kuri Israel Mbonyi ndetse no ku bandi bahanzi bifuza gutera imbere ni isomo ni bwa buryo wenda umuntu avuga ko umuhanzi aba akeneye kuba yagira. So ngira ngo wenda impamvu mvuga ibi ni ukubera ko gospel music yamaze kuba ikiragano, yamaze kuba ibendera, yamaze kugira itara ryaka. Wenda nituza kureba secular music nabo barakora, ariko gospel music yazamutse, donc yazamukanye wenda abantu bamenyereye batewo wiringiye Imana n'amakorali cyane, hari uburyo byahindutse mu buryo bwihuse cyane. Generation y'aba Israel Mbonyi hajemo abahanzi benshi kandi bafite music moderne, music icuruza, ikenewe ku isoko, abantu bona ko bari bakunze ibihangano byabo. Muri iki gihe at this moment abantu barakunda music batitaye ngo ni gospel, batitaye ngo ni secular. Ikizima nuko iba ifite mastering nziza, ifite music instrumental, umuhanzi uri talented, atari umuhanzi urimo gushakisha, bityo bikaza gufasha wa muhanzi aho ari hose, ukabona ko akora ikintu kikaba great, ikintu kigashimwa, ikintu abantu bakakibazaho. Impamvu mvuga ibi ni ukubera ko yaba Israel Mbonyi, yaba n'abandi bakora, barimo ba Vestina, barimo ba Daniela, bandi bahanzi benshi cyane bakora music, nabo ba Meddy bakora gospel. Nuko mbere y'uko ninjira muri gospel wenda kuri ba Meddy cyangwa se ba Niyo, nabonye n'uwitwa Fyve-tvrwanda amaze kugeramo, nuko bano bahanzi bagiye bagira igikundiro, ariko nanone indirimbo zabo wanareba n'abantu banazikonsomye ni abantu bakunda music. Nkanjye gukunda indirimbo, gukunda indirimbo ntabwo depending on ni secular cyangwa se ni gospel, upfa kuba ufite igihangano kiri fresh, igihangano giteguye. Why not? Wera iki se utakora igihangano kiza ngo abantu bagikunde? Wenda kuri gospel birashoboka cyane ko hari abantu biyeguriye gospel. Nahoze mbona wenda hakanibajeho cyane, ndavuga ati kubera iki bundi, kubera iki Fyve-tvrwanda avuze ngo ngiye gukora gospel, Niyo Bosco ngiye gukora gospel, Meddy ngiye gukora gospel, n'abandi benshi tuzagenda tubona. Hari n'abandi bagiye bashiftingira muri gospel mu by'ukuri. Usibye Israel Mbonyi twaje tukabona akazana ibintu bitandukanye, ibintu biri fresh, ibintu biri consumable, abantu bakeneye ku isoko. Ubundi mu busanzwe gospel twayifataga dutembere kuki uyu munsi gospel ni ibanga, gospel ni ntabwo nje kwishimagiza, ariko gospel uyu Israel Mbonyi n'abo ba Meddy bose bari mu bantu bavumbuye ibanga rya gospel. First of all, gospel ni indirimbo, ni injyana ikundwa n'ingeri zose z'abantu, aba bato, aba bakuze, haba bakunda umuziki n'abatawukunda. Hari abantu bagiye gushakira ibisubizo muri gospel, yakeneye kumva music, kumva ko agomba kumva gospel, kubera ko iramufasha kutiheba, kwigarurira icyizere n'ibindi byinshi cyane. Ngira ngo ni kimwe mu bintu bituma gospel idomina ku isoko, idomina abantu bakayikunda cyane. Ngira ngo rero nuko byifashe kuri Israel Mbonyi. Nabonye yagize igitaramo cyiza, tunamubwira ngo tunamushimire cyane, no ku bandi bagikora. Dushimire abantu benshi cyane bagenda bafasha iyi music gutera imbere. Dushimire team Mbonyi ndetse n'abandi benshi baba bari inyuma y'umuziki. Iyi ni Fyve-tvrwanda, Fyve-tvrwanda ku makuru y'imyidagaduro, amakuru aba acicikana, amakuru utasanga ahandi. Rero ngira ngo jobless.